abantu mwese mushimira Imana kumbabazi yori tugirira. Yesu Kristo aturinda iminsi yose kandi atuyobora inzira. Shima Imana, shima Imana, kuko ariyo iturinda twebwe twese. Shima Imana, shima Imana, kuko irinda abayo neza. Yesu yakubabariye ibyaha byose, aragukiza intege nke zawe, araguhanagura amarira yawe, urahazwa n'ubuntu bwe. Yesu ashobora kuguha imbaraga nshya no kuguha intwaro yo kunesha. Uyoborwa neza mu nzira ya Yesu, akurinda mu mahoro, urushikamye mu Mwami Yesu Kristo, niko gukiranuka gushitse, ni nako gagakiza, ndetse nibwo bihe turongera mu mukiza. Umunsi umwe umwami Yesu azagaruka, aje kutujyana iwe mu ijuru. Uwo mwami wacu tuzamuhimbaza, kuko ari we mucunguzi. Yesu yakubabariye ibyaha byanse, aragukiza intege nke zawe, araguhanagura amarira yawe, urazwa n'ubuntu bwe. Yesu ashobora kuguha imbaraga nshya no kuguha intwaro yo kunesha. Uyoborwa neza mu nzira ya Yesu, akurinda mu mahoro, urushikamye mu Mwami Yesu Kristo, niko gukiranuka gushitse, ni nako gakiza, ndetse nibwo babya turongera mu mukiza. Umunsi umwe umwami Yesu azagaruka, aje kutujyana iwe mu ijuru. Uwo mwami wacu tuzamuhimbaza, kuko ari we mucunguzi. Urushikamye mu Mwami Yesu Kristo, niko gukiranuka gushitse, ni nako gakiza, ndetse nibwo buje turongera mu mukiza. Umunsi umwe umwami Yesu azagaruka, aje kutujyana iwe mu ijuru. Uwo mwami wacu tuzamuhimbaza, kuko ari we mucunguzi. Urushikamye mu Mwami Yesu Kristo, niko gukiranuka gushitse, ni nako gakiza, ndetse nibwo bwenge turongera mu mukiza. Umunsi umwe umwami Yesu azagaruka, aje kutujyana iwe mu ijuru. Uwo mwami wacu tuzamuhimbaza, kuko ari we mucunguzi. Umwami wacu tuzamuhimbaza, kuko ari we mucunguzi. Umwami wacu
tuzamuhimbaza kuko ari we mucunguzi.